byoroshye turi timu y'abantu batanu bihuje hamwe dukusanya amafaranga atari make iyo twikusanyije ndari nka turosa ngo abaye miliyoni 1.5 amafaranga bayahindura umuntu ubuzima mani dushaka kuzaba ni 10 kajya ba miliyoni 3 tukajya duhindura umuntu ubuzima nyine bifatika ibintu byo kweza umuntu amafaranga umuntu weza amafaranga yashakagaruka ashaka gutira ibibazo umwana kumva nyine utangiye kubirambirwa rero ubu no kujya dufata umuntu tukamenya ngo nko uri kuvuga ngo by'amashuri ejo turakwishurira amashuri igihembwe gikurikira n'icyo ukeneye kuzakishyura cyo bizagenda gute kumva rero ukeneye gushakira ikintu cyangwa se umubyeyi tukamushakira ikintu ibintu ikinashoboye nimba papa wawe ngabo mu cyaro ngo tugiye gusapoza ko tubagurira igare kizayimuverisa cyangwa se tukamugurira imashini yo kudoda nibaze kudoda cyangwa tukamujyana mu ishuri ryo kwiga kudoda harabona igize kuri imashini yo idoda inkweto ubu ndashaka kuyikurikirana najya kureba nimba ari kureba nyine ari gutera imbere cyangwa se byaranze ubwo amahirwe no bimwe njya mbabwira nyine kwa ngo musakuza ngo umuntu ngo ndaba yabipostinze nk'uwo muntu njya kumufasha niyemi wari wabimbwiye urukumva sura twese twiyemeza nago wabivamo kujya urufasha umuntu umwe kanone n'ibyo mufashije akagenda gataryo uwo munsi bikarangira twiyemeza rero ko tugomba kujya duhindura ubuzima bw'umuntu tukamakinga sure nyine ko ari umuntu ubuzima bwe bwahindutse kwa ko twabigeze mu ruhare rero ikindi ibyo nababwiraga ari umuntu ahitaza ukajya kubona ukabona ngo wowe umwebwe ngo mukufasha mu gafari mesi ndakubona ufasha mukabitwereka wowe maze iki twebwe turi public figure turaba influencer reka mbivuge mu rugo rugero tutabikora ntabwo uzamenya tujye dukeneye kwereka ibyiza nyine n'ibintu bikorwa kugira ngo dukurikire turarura umudo w'abantu runaka ari nk'ubwo ndabyibuka muri ibyo bintu ari umupapa wese umamagara arambwira ngo nabonye wagiye gufasha abantu nabikunze hanyuma uti nanjye nafasha iki nanya ni icyo wafasha cyose cyadufasha tebara abantu bagiye kubasura mu nzu uti ndashaka kwishyura inzu yamenye ati babishameze nangahe ati inzu nangahe ati nyine bashaka kujya kujya mu 30 atanyeze amafaranga 140 ukumva gufana musaza kakajwi nanjye urabiza ariko ko ngufana bita ahita yigiriza amafaranga yiwe respect urumva rero ko uwo muntu yabishizeho wowe kajya kuzana umunwa wawe kandi twe tuba tugira ngo byibuze n'undi muntu abibone aba yagiye ikintu amufasha biragera mwe mujye muvuga njye mba nzi ko iyo mbikweretse cyangwa mbishyize hano ari icyo bifasha urukumva iyo tubikweretse ari ikintu bifasha nawe ari igihe ukurana uwo mutima wo kuzajya gufasha rero uko byagenda kose tuba tugomba kugira kubikwereka uko byagenda kose. Hello love and haters, welcome back again on the Mixer TV. Ni iby'agaciro kuba ugejeje muri iyi minota turi kureba ino video. Niba rero utarakora subscribe bikoraho hasi. Uyu munsi nanze gutangiza video kugira ngo banze mbereke umuntu wese ushidikanya mu kwiyandikisha amanze yiyandikisha kugira ngo nawe niba ashaka kugaragara muri industry y'ama movie y'ama filime mu Rwanda araza kutwandikira kuri izo nimero za WhatsApp nagiye nandika aho ku mpande ya Kiraman. Ubwo nizere ko ndi bubona abantu benshi kuko ubutaha hagiye haza bake nje uri kumva hano kuri mikoro ninjye bundu nk'ibisanzwe ngiye tugiye kubana hano ngiye kukwereka ukuntu biri bukorwe Kiraman ari kubyisobanurira ngewe reka mbyite uyu munsi miniraha niba rero utarakora subscribe ukabugejeje muri iyi minota ukireba iyi video kandi ukaba ushaka kwiyandikisha ntuyikuremo kuko ngiye kukwereka uburyo ki turi kwandikamo abantu uwo ni Kiraman mwenyewe ugiye kuba ari kubibasobanurira nawe utarakora subscribe kuri no channel reka ubwira ngo iyi channel igiye kujya icaho ibintu bigiye bitandukanye bivuga kuri zira film My Heart kwibanga ndetse n'izindi niba rero aribwo ugeze kuri no channel making sure ko wakonze subscribe ugakanda all notification kugira ngo uploading ikiganiro nk'iki kigiye kihita kikugera reka mbabwire ngo tuzabure muri video z'ubutaha
Imana ikomeze ibampera umugisha kuri wowe wakoze subscribe. mbere na mbere njyewe ngiye gushinga company nyine producinga film. Gereza mikora Ejo ntabwo nava ngiye kwishinga ko already irahari. Company yagira Kiramani Empire, reka mbivuge ndi seriye numva mwari muri aho amahoro Imana bari namwe. Ubu tuvugana Kiramani Empire iri muri producinga filime ku muntu bayifite igitekerezo cyo gukora filime cyangwa afite inzozi zo gukora filime. Hari abantu benshi bafite inzozi zo gukora filime ariko bataba bazi ngo ninde baha amafaranga yiwe ngo amukorere filime cyakorwa gute. So twavugana filime yawe nkayigukorera, mfite ibikoresho byose, mfite imashini zimeze neza, ubyumva, hari n'indi natumije, mfite amakamera ameze neza. Ubwo rero company ya Kiramani Empire gukorera umuntu filime tukayiguhereza. Ushobora kuba ufite igitekerezo tukakidevelop, sibyo? Ushobora kuba utagifite, reka kunsubiramo irene, uri kubyumva? Ushobora kuba utagifite niko kwikiriza akoze ibi ukiriza mu ijwi ryawe. Ndi kugiza mu ijwi ryawe, sorry kubyumva? Ushobora kuba ufite igitekerezo twebwe tukakireba tukakinonsa twate cyagenda gutya tukidevelopa nyine. Hari igihe waba utagifite ariko wifuza kuzakora filime, tuba dufite ibitekerezo, kubyumva? Yego, hanyuma tukagukorera filime tukayikugurisha, cyangwa se ukaza ugahitamo muri filime twe twakoze arizo ndi gukora nkazibika noneho woza muri company ngenda ndashaka filime wenda yiruherekane, ushaka comedy, ushaka filime y'agahinda, ushaka horror movie kuba biziko nazikoze nyine za long time kubyumva ese long time na Africa byagenze bite? Igiye gukomeza nayo hari abayima kabazo kumukire byangwa ko nza kongera kuyigura kugira ngo nitenyeza kwicaro yanjye. Rero byarakemutse nsigaje amafaranga yanjye mangatenyeza ni wanjye kabiri ikomereza. Icyo ni icyambere. Ikindi vuba hanganye marakuzuza subscribe mu 50 hano kuri Mind Empire 50 bikimara kuzura ndahita nakira abakinnyi bafite imana, abana bazi kwandikira hano hanze ariko badafite ahantu bo babihereza ngo bageze nabo bamurike ba shining, sibyo? Ngo byari kubyumva, hari abana bazi gukina ariko batarabona amahirwe yo gukora iki yaho bakina kugira impano yabo nabo igaragare. So rero nyimara kuzuza subscribe mu 50 nzahitamo abakobwa 5 n'abahungu 5. Wowe icyo usabwa kora subscribe, uhita unyandikira kuri WhatsApp kuri 0798544113 maze tugufashe, kandi ube wizeye ko uri bukurikiza amabwiriza. Amakuru ya Mitsutsi ameze neza. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri Your pressure is our focus.